bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe ubuzima budasanzwe ndetse n'amasomo ahambaye wakwigira ku mateka y'iki cyamamare Mr Beast. Mr Beast ni umwe mu bagabo bahagaze neza ku rubuga rwa YouTube, tutatinya kuvuga ko ari we wa mbere kuko akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 300 kugeza ubwo dukoze iki kiganiro. Mr Beast ni umwe mu bantu bavuye kure habi agera kure heza binyuze mu gukora cyane. Mr Beast afite amateka ahambaye. Reka turebere hamwe ubuzima bw'uyu musore kuko ntabwo afite imyaka myinshi cyane kuko yavutse mu mwaka wa 1998, ariko amaze kugera kuri byinshi cyane ndetse n'icyamamare binyuze mu gukora ndetse no kuvumbura udushya no guhanga udushya. Reka turebe inama 5 z'ubuzima agira urubyiruko nyuma yo kunyura mu mateka ye magufi. Ngende komeza niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment. Uyu ni umwanya wo wakora subscribe kandi like. Bahaye ikaze. Mr Beast amazina ye nyakuri yitwa Jimmy Donaldson. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 7 Gicurasi mu mwaka wa 1998. Avukira ahitwa Wichita muri Kansas. Azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, aho afite izina riremereye cyane kubera uburyo ashyira hanze amashusho yihariye yuzuyemo ibikorwa by'urukundo, gutanga amafaranga menshi, gukina imikino isaba guhatana ndetse n'ibindi biganiro byinshi bikundwa n'abatari bake. Yatangiye YouTube afite imyaka 13 mu mwaka wa 2012 yifashishije izina rya Mr Beast 6,000. Amashusho ye ya mbere ntiyarebwe cyane, ariko yakomeje gukora cyane yiga uburyo YouTube ikora, anasesengura ibyamamare uko bagera ku bukire n'ubwamamare. Ibi byose byamufashije kuba Mr Beast twese tuzi uyu munsi. Uburyo Mr Beast yageze ku bwamamare n'iterambere. Mr Beast yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2017 ubwo yashyiraga video irimo kubara amakuru y'imwe kugeza ku 100,000 mu gihe cy'amasaha menshi. Iyi ni imwe muri video zamenyekanishije izina rye cyane ndetse arakundwa ku rwego rudasanzwe. Ibi yabibyaje amahirwe kuko yakomeje kwamamara, akora izindi video nyinshi cyane, atekereza n'ibindi bitekerezo bishya bikurura abantu, ndetse yakomeje gukora ibintu bitangaje nko gutanga amafaranga menshi cyane ku bantu batandukanye, kugura inzu, imodoka, ibiribwa, kubitanga ku buntu, gukora amarushanwa challenge, uko utsinzwe ugahabwa akayabo k'amafaranga. Ibi byose ni bimwe muri content. Izi ni content za Mr Beast zatumye agera ku bukire ndetse akundwa n'abantu benshi. Gutanga amafaranga menshi ku bantu batandukanye, kugura inzu, imodoka, ibiribwa, kubitanga ku buntu, gukora amarushanwa ya challenge, abayatsinze bagahabwa akayabo k'amafaranga, gushinga Mr Beast Burger. Mr Beast Burger ni uruganda rw'ibiryo ndetse na Festival, uruganda rw'imitobe ndetse n'amasweet cyangwa se ibinyobwa biryoherera. Ibi byose ni inganda za Mr Beast zatumye agira ubukire ndetse mu mafaranga yagendaga asarura ku rukuta rwe rwa YouTube, akagenda ayashingamo ibi bikorwa byinshi bitandukanye. Mu mwaka wa 2020 yashinze umushinga witwa Team Trees hamwe na Mark Rober, aho yatanze miliyoni z'amadolari zo gutera ibiti miliyoni 20 ku isi. Nyuma y'aho bakoze indi timu bise Team Seas yo gusukura inyanja, bakoramo imyanda myinshi cyane iba iri mu nyanja ituma urusobe rw'ibinyabuzima rutagenda neza. Uyu munsi Mr Beast abarirwa mu bantu batunze byinshi cyane binyuze kuri YouTube, ndetse ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku isi kuko ubu akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 300 ku rukuta rwe rwa YouTube. Dore inama 5 z'ingenzi Mr Beast agira urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rushaka iterambere. Inama ya mbere: tangira ku bushobozi ufite aho uri hose. Ntugategereze ibikoresho bihenze cyangwa amahirwe adasanzwe. Mr Beast yatangije afite telefone n'akuma gato gafata amajwi. Intambwe ye ya mbere niyo ikomeye. Mr Beast akugira inama y'iki: urugero, niba ushaka kuba content creators, ushaka kuba YouTubers, ugomba guhera ku bikoresho ufite. Telefone ufite, mikoro ufite,
wase telefone ukayikoresha ibintu byose. Intambwe ya mbere yemeza ko ariyo iguranye icya mbere gutangira kuko Mr Beast agenda abigiramo inama abantu by'umwihariko urubyiruko rushaka iterambere. Inama ya kabiri, shyiramo umurava kandi wihangane. Mr Beast yemeza ko yakoraga amasaha agera kuri 18 buri munsi kugira ngo amenye imikorere ya YouTube ni urubuga yize, yararufashe ararwiga neza cyane, amenya imikorere yarwo uko akora research, yiyungura ubumenyi, amenya amayeri y'uburyo video zamamara, y'uburyo watera imbere byihuse, y'uburyo wakora content zikurura abantu benshi. Byose ni ibintu yakozeho ubushakashatsi bwinshi cyane. Yemeza ko yakoraga amasaha 18 ku munsi, ubwo nawe urabwira amasaha yaruhukaga. Byose rimwe byamufashije kubaka urukuta rwe rwiza n'urubu ruri mu za mbere cyangwa se rwa mbere rukurikirwa n'abantu benshi cyane ku isi. Inama ya gatatu Mr Beast agira urubyiruko, yiga guha abandi agaciro. Ibikorwa bye byinshi bigaragaramo gutanga ku bandi. Iterambere si ukwikenura wowe gusa, ahubwo iterambere riza bitewe n'uko nawe ufasha abandi kuzamuka. Uzagira agaciro ndetse ugire n'ibintu byinshi cyane mu gihe ufasha n'abandi kugira ibyo bagera. Uyu ni Mr Beast. Ku mwanya wa kane, reba kure, ntugahagarare ku ntambwe imwe. Aho gukomeza gukora video zisanzwe, yakoze ibishya bitandukanye. Yakoze inganda, akora inganda zikora ibiribwa, akora inganda zikora ibinyobwa, yita mu kurengera ibidukikije. Ibi byose bimwe mu bintu yagiye akora nyuma y'uko yari amaze kuba successful YouTuber, cyangwa se nyuma y'uko yari amaze gutera imbere ku rukuta rwa YouTube, byatumye ahitamo gukora n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Ntugahagarare ku ntambwe imwe kuko uba ufite gukora n'ibindi bintu byinshi cyane. Uyu ni Mr Beast. Ku mwanya wa gatanu, irinde gukorera amafaranga gusa. Mr Beast yavuze ko amafaranga yose akura muri video menshi ayasubizamo mu gukora izindi video. Ibyo yakoraga yanabikora kuko abikunda, atari ko akurikiyemo amafaranga. Uyu mugabo reka ikigengo twumveho neza, amafaranga menshi akura muri video arongera akayashora muri video kugira ngo akore ibintu byiza, kandi yemeza ko ibi bintu abikora kubera kubikunda cyane kurusha kuba abikurikiyemo amafaranga. Kuba wakora ibintu ukunda ni byiza cyane kuko bigufasha kuba wabona n'amafaranga, ariko mbere na mbere ni ukuba uzi neza ko uri gukora ibintu ukunda. Mr Beast ni urugero rwiza rw'umuntu watangiye adafite byinshi, ariko kubera gukunda ibyo akora, gukora cyane ndetse no kugira umutima ufasha, yageze ku rwego rw'isi. Urubyiruko rushaka iterambere rukwiriye kumwigiraho urugero, gutangira kandi gukora cyane ndetse ugafasha abandi, ukita no ku rusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije. Nk'uko uyu mugabo nawe ari ibintu yahaye agaciro, kandi akaba ari ibintu byakomeje kwamamaza izina rye ndetse bikazamura n'iterambere rye. Ndabashimiye cyane genda Mr Sam. Uyu munsi twareberaga hamwe Mr Beast. Ese hari isomo ry'ingenzi wigiye muri iyi nkuru? Urwandike kuri comment, ubundi ukande like, uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimiye cyane.